Innocent Ntwari, ndi muri KSP Rwanda, ni naho nize. KSP Rwanda njya kuyimenya nayimenye kubera abashiti banjye twaganiraga kuri WhatsApp, umunsi umwe mbona yabipostinze kuri statiye, hanyuma nkanda kuri iyo link ninjiramo, mbona amakuru agiye atandukanye, mbona amwe mu masomo bigisha, ariko by'umwihariko ingwa ku byo nakundaga bijyanye n'itangazamakuru. Nuko ndaprayinga, maze kwa prayinga barampamagara, ndaza kuri office aho bakorera, banyakirana yombi, hanyuma nuzuza ibisabwa, nuko joininga class ndiga. Nkuko rero ibyo nigaga nabikundaga, mbishyiraho umwete, kandi numva nyine koko nkomeza iryo shyaka ryo kuba bikunze, ko numvaga nyine bigomba kuzangira umumaro. Bidatinze rero nkuko nabyigaga nkigezemo hagati rwose amasomo ataragera naho agera, nahise ntangira kubona uburyo bwo kubikoramo, nubwo bitampembaga ariko byiba numvaga mfite iryo shyaka nubwo bushake bwo kubikora. Noneho urumva byari ibindi nyine kuvuga ngo ngiye kubikora, noneho ndi no kubyiga, byari ibintu byiza cyane. Umva nari niho nimenyereza mu yandi magambo, byampaye nyine byatumye nzamura urwego rwanjye rw'imyigire, bituma nyine no mu gusoza kwanjye kwiga nsoza nyine ndi hejuru cyane, mfite amanota meza. Uyu munsi rero ndagira ngo nibwire urubyiruko wenda ruzagira amahirwe yo kunkurikira cyangwa n'urunkurikiye aka kanya, nimuze mwige. Muri KSP Rwanda hari amasomo menshi agiye atandukanye kandi mwese ababereye, bitewe n'ibyo ukunda, bitewe n'ibyo ushaka uzabihasanga, kandi n'uwiga bishyizeho umwete bizakubera byiza. Hanyuma muri uyu mwanya ndashimira KSP Rwanda mu buryo bukomeye ko yamfashije nkiga, nkaba uyu munsi nyine narasoje amasomo yanjye narashoje mu kwezi kwa karindwi, nibwo nadefanze. Benshi byaranabatunguye nkuko mubireba iyi certificate yanjye, kugira ngo murabireba ko hano nabonye amanota nyine ya mbere, ndi muri grade A. Modeli KSP Rwanda ibahereza ubumenyi bukenewe ku isoko. Murakoze.